Yesu ashimwe bene data, nizere ko muri amahoro Imana yakomeje kubana namwe. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Ni Marie Teresa ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Imana yacu iradukunda, iradukunda ntacyo yatwimye. Imana yacu iradukunda, ni kuki se ntakubaha Imana? Imana yacu iradukunda koko. Ibaze nawe uhereye mu gitondo waguze umwuka uhumeka, kugeza nimugoroba amasaha 12 waba umaze gukoresha umwuka w'amafaranga angahe? Abavandimwe, umuryango, ujya ubyumva iyo abantu bagiye kwa muganga, iyo bavuze ngo umuntu bari kumwongerera umwuka urahenda. Ni ukuvuga ngo isi uyu munsi yabikora bizinesi yo gukora umwuka no kugurisha umwuka mu mabutike no mu mangazini, tugenda tugura umwuka duhumeka, ariko si uko Imana yabishatse, ahubwo yakoze igikomeye iwuduha ku buntu. Imana ishimwe cyane. Niba utabihaga agaciro, nagira ngo wongere ubitekerezeho, utekereze ku mbaraga z'Imana, utekereze ku mbabazi n'ubuntu bwayo. Umunsi n'uyu, ndizera ko nawe aho uri uyu munsi wawubonye utandukanye nk'isanzwe, waba wari uri mu byiza, waba wari uri mu bibabaje, ariko hari uburyo wawubonye, hari uburyo wabonye Imana, hari uburyo wabonye ibyo utajyaga ubona, kuko nta munsi usa n'uwundi. Uyu munsi rero ni umunsi kuri wowe, ni umunsi kuri njye wo kongera gutekereza ku mateka mashya, wo kongera kurema amateka mashya y'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Umunsi n'uyu. Hari umunsi uzirirwa mu isi we kuyiraramo, hari n'umunsi uzarara mu isi we kuyirirwamo. Hari umunsi buzira bwe gucya, hari n'umunsi buzacya bwe kwira. Hari ikinyejana urimo ushobora kugira icyo ukoraho, ariko hari ibinyejana uzabamo uzaba utabasha kugira icyo uhindura ku byo wakoze mu kinyejana cya mbere wabanje. Umunsi n'uyu wo kurema icyo uzaba cyo mu binyejana bizaza, ndetse no kurema aho uzaba muri ibyo binyejana, n'icyo uzaba witwa cyo icyo gihe. Imana yacu itwigishe cyane. Ibyo birajyana no kumenya ngo ndinde uyu munsi, ndifuza ko nzaba nde ejo hazaza. Ukibaza uti ko uyu munsi ndi ku isi, ejo hazaza nzaba ndi? Ahantu habiri gusa, ariho kubana n'Imana ndetse no kuba mu bwami bw'umwijima. Muri ibyo byombi ni wowe wo guhitamo ikirusha ikindi kuba cyiza. Niyo mpamvu ngarutse kugira ngo dufatanye kumenya icyiza kirusha ibindi ni ikihe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, ibice 14 ku murongo wa 18, haranditse ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri we. Igitabo cy'Abaroma, ibice 8, umurongo wa 26, haranditse ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen.
Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo umwuka wera ni we wemeza abantu, ngo ndetse tugira ubwoba iyo tutakimwumva. Umwuka wera ahora acuragana ashaka yuko tuba abo ashaka ko tuba bo, ashaka yuko tuba abo Imana ishaka ko tuba bo, ashaka yuko tuba abo Yesu Kristo ashaka ko tuba bo. Aya magambo abwirwa umuntu uriho, kuko iyo umuntu amaze kuba atakiriho nta migambi, nta bikorwa, byose biba birangiye. Nshuti muvandimwe, kuki mvuze ibi? Umuhinzi iyo ahinga arashishikara kugira ngo ahinge ibyo azarya ndetse asagurire isoko, mbese azabone umusaruro. Niba yizera Imana izamuhembera imbaraga yashyize mu guhinga kugira ngo abone ibyo arya kandi agaburire n'abantu b'Imana. Icyuya cyose yabize yagira ngo ibintu bigende neza. Umuyobozi wizera Imana izamuhembera kuyobora neza, akuzuza inshingano ze neza kugira ngo abo ayobora bagubwe neza babonye byose. Imana yacu itugirire neza. Buri muntu wese uzasohoza inshingano ze neza mu izina ry'Uwiteka, Imana izamushimira ibyo yakoze akiri muri ubu buzima. Ariko izahana n'uwakoze nabi ndetse n'uwirengagije inshingano n'utarazujuje. Imana yacu itugirire neza. Igitabo cya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2, ijambo ry'Imana riravuga ngo umva wa juru we, tega amatwi nawe wasi we, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera, ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya shebuja, urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibanzi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Hano Uwiteka yarababajwe n'uko abo yitaga abana be bamwanze. Umunsi ni uyu wo kumenya ko Uwiteka ari umuremyi wawe kugira ngo aticuza icyatumye akurema. Umunsi ni uyu wo kumvira umwuka wera ukava mu byaha. Umunsi ni uyu wo guhara byose ukizera Kristo, kandi ukitondera amateka n'amategeko agutegeka.